Mbahaye ikaze abantu mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Jose Official TV kandi nongeye kubashimira mfashe umwanya mbashimira cyane cyane abantu bakoze subscribe ndabashimiye kubw'inkunga mukomeje kudutera uyu munsi tugiye kureba ku gihingwa cya karoti nimba ari ubwa mbere ubonye icano banze ukore subscribe ukore no kunzogera kandi uze gukora like dufite rero karoti zacu nizo tugiye kuvugaho uyu munsi karoti rero ni imboga zirimo intungamubiri nyinshi kandi zigira akamaro ku buzima bwacu ni byiza rero kuzikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo intungamubiri zazo zitugere mu mubiri dore rero iby'ingenzi zimarira ubuzima bwacu tugiye kurebera hamwe ibintu 7 karoti zishobora kugufasha icya mbere karoti zidufasha amaso zifasha amaso karoti irimo vitamine A cyangwa beta carotene ifasha mu kubona neza nijoro kandi ikarinda indwara z'amaso ikarinda no guhuma bitewe n'ibura ry'iyo vitamine iyo udafite iyo vitamine ushobora guhuma mu buryo bworoshye ariko iyo ukoresha karoti amaso yawe agira ubuzima bwiza urumva ko ari byiza kuyikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi kuko karoti ni igihingwa kinahendutse icya kabiri karoti ikurinda indwara z'umutima karoti rero zirimo antioxidant kitwa carotenoid na vitamine C bifasha mu kurinda imitsi y'amaraso bikagabanya cholesterol mbi cholesterol ubwo dushatse kuvuga nk'ibinure bibi mu mubiri irazigabanya bigatuma umutima wawe utera neza ukagira ubuzima bwiza icya gatatu karoti ifite ubushobozi bwo kurinda kanseri antioxidant ziri muri karoti zifasha kurwanya udukoko twatera indwara zifata uturemangingo bikagabanya ibyago byo kurwara kanseri zimwe na zimwe nk'iy'ibere ndetse n'iy'amara icya kane karoti zongerera umubiri imbaraga z'amaraso karoti irimo vitamine K cyangwa K1 ifasha amaraso gufata cyangwa se kuvura ndetse ikagira potassium ifasha mu mikorere y'umutima no kugabanya umuvuduko w'amaraso urumva rero ifasha amaraso yawe kugira ubuzima bwiza icya gatanu karoti ifasha mu mikorere y'igifu karoti ni nziza ku gifu karoti irimo fibre ibyubaka umubiri bifasha igogora bikarinda kwituma ibikomeye no kubyimba mu nda urumva ko ifasha kubyimbirwa mu nda no kwituma ibikomeye karoti icya gatandatu karoti irinda uruhu bituma ikurindira uruhu igatuma ugira n'uruhu rwiza vitamine A iri na antioxidant biri muri karoti bifasha kurinda uruhu no gusaza vuba bigatuma rusa neza kandi rufite ubwirinzi umva iyo ukoresha karoti uruhu rwawe rugenda ruba rwiza bituma uruhu rwawe rugenda ruhinduka urabona ukuntu karoti bisa irimo icyitwa vitamine A ndetse nayo yitwa beta carotene irimo antioxidant umva bifasha uruhu bikarufasha kururinda gusaza bigatuma rusa neza kandi rukagira n'ubwirinzi icya karindwi karoti ifasha mu gukomeza amagufa n'amenyo karoti irimo calcium na phosphorus ibi byombi bifasha amagufa n'amenyo kugira imbaraga karoti rero ni iki ngiki nayivugaho irimo ibyiza byinshi mujye muyikoresha kuko ifite akamaro gakomeye ku mubiri wacu ikindi rero uburyo tugiye kureba uburyo wajya uyikoresha noneho uburyo bwiza bwo gukoresha karoti ese karoti wayikoresha gute nimba ari ubwa mbere ubonye yicano ubanza ukore subscribe kandi nimba iyi video ikunejeje ukande kuri like hanyuma numva ushobora kuyisangiza inshuti zawe biremewe wayisangiza abantu b'inshuti zawe kugira ngo nabo bayirebe karoti rero ushobora kuyikoresha mu buryo butandukanye hari abayikoresha muri salade ukayirya ari mbisi hari ushobora kuyihekenya ushobora kuyirya ari mbisi wayihekenya wayishyira muri salade ushobora kuyikora muri ji
hari ji abantu bateka, hari n'izo bakora bagahita bazinywa zidatetse, byose biremewe. Karoti ushobora kuyikora muri ji itetse cyangwa se idatetse. Ubundi buryo ushobora kuyikoresha rero nk'uko nari mbivuze ni ukuyishyira mu biryo. Ushobora kuyishyira mu biryo, karoti irahendutse ntabwo ari ikintu kigoye kubona. Ushobora kuyiteka mu mvange z'imboga zitandukanye, ushobora kuyiteka mu mvange z'ibiryo bindi bitandukanye, ibirayi, ibitoki. Ushobora kuyirya mu buryo bwose wumva bukunejeje kandi bukoroheye, kuko karoti ni igihingwa gihendutse cyoroshye no kubona. Byari ibyo rero, ni ibyo byiza bya karoti nababwira. Muzajya muyikoresha kenshi kandi mu buzima bwa buri munsi. Icyo bigusaba ni uguhorana karoti iwawe mu rugo igihe cyose, ukaba uzifite uzibitseho. Hari ubundi buryo bwiza nigeze gukoresha bwa karoti. Ushobora kuyifata ukayivanga n'amaronji cyangwa se na beterave na pome, ukabishyira muri blender, ubundi ukabiyungurura, ukajya unywa umutobe wabyo buri mu gitondo ubyutse. Biba byiza, bivura uruhu. N'abantu bakunda kurwara acne cyangwa se ibiheri, iyo urya karoti cyane urabizi ko irinda uruhu, iragufasha, ituma utarwaragurika indwara z'uruhu. Amaso yawe akabona, cyane cyane ku bana, abantu bakunze kuha abana karoti, bituma bagira amaso meza kandi bikabarinda guhuma cyangwa kurwaragurika indwara z'amaso uko biboneye. Mujye mukoresha karoti rero, ndayibakanguriye mu buzima bwa buri munsi, bizabafasha. Hanyuma nimba ugeze ahangaha ukore subscribe, nimba ugeze ahangaha ukore like. Hanyuma ureba aho ngaho hasi handitse Jose Official TV. Urabona ahantu handitse Jose Official TV, iryo zina ukandeho winjiremo, urahita ubona izindi video nyinshi nagiye nkora zitandukanye. Uzinjiremo uzirebe videos. Iyo umaze kwinjira aho handitse izina, winjira ahantu handitse videos. Hari ahantu handitse videos, urajyamo winjiremo ufate video ushaka iyo ari yose uyirebe. Hari n'ahandi handitse playlist, harimo video nyinshi cyane tuba twaragiye dukora. Nabwo ushobora kujyamo ukareba video, ikagira icyo igufasha, ikagira icyo ikungura. Hanyuma iyo video uyikunze ukora like, kandi ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe gukora comment. Hanyuma mutubwire na video mwifuza ko tuzakoraho ubutaha. Nibyo ngibyo, mujye mureba ahantu handitse, hari akantu, iyo umaze gukora subscribe urebe ahantu handitse akantu k'inzogera, ameze nk'akazogera kareba hasi, ukandaho rimwe, biba bihagije. Iyo ukanzeho, noneho ubutaha iyo dukoze video uhita ubibona. Murakoze rero, naho ubutaha muzakomeze murebe ibiganiro byacu, naho ubutaha mugire ibihe byiza.